Divayi itukura ikunze gukoreshwa mu birori binyuranye ndetse n'abayinywa mu rugo bakaba ari babandi dukunze kuvuga ko bihaye ari abasirimu. Nyamara ni ikinyobwa kiri mu bifitiye umubiri wacu akamaro. Divayi itukura nibyo iri mu binyobwa bisembuye, nyamara twavuga ko yihariye kuko yo ntabwo ari byeri, rufuro cyangwa se rikeri, ahubwo nyine ni divayi. Aho itandukaniye n'ibindi binyobwa bisembuye by'umwihariko ni uko yo nta karori izamura ndetse ikaba irwanya umubyibuho udasanzwe. Ni isoko nyayo ya flavonoids ndetse na polyphenols, bikaba ibinyabutabire birwanya uburozi mu mubiri. Uyu munsi tugiye kugaruka turebera hamwe ibyiza binyuranye bya divayi itukura ndetse tunavuge inziza kuko igomba kuba imeze, dore ko zirimo amoko abiri atandukanye. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya sangiza mugenzi wawe iyi video kugira ngo nawe akurikirane iki kiganiro kuko cyamugirira umumaro. Divayi itukura buriya izwiho kurwanya kanseri, ikungahaye cyane kuri resveratrol, iyi ikaba polyphenol irwanya uburozi mu mubiri, ikaba irinda uturemangingo fatizo kwangirika ndetse ikanarwanya indwara za karande. Ibi birwanya uburozi bigira uruhare mu kurwanya no kurinda kanseri, by'umwihariko kanseri y'ibihaha na kanseri y'amara. Resveratrol kandi ziboneka muri divayi itukura, ubushakashatsi bugaragaza ko zirinda kwibagirwa akenshi biterwa no kugera mu zabukuru. Nk'uko twatangiye kandi tubikubwira, divayi itukura ibuza ikorwa rya androstenedione ya mbere, ikaba poroteyine ituma mu miyoboro y'amaraso hazamo ibinure. Ibi binure kandi bikaba isoko yo kurwara indwara z'imitsi. Divayi kandi itukura ikize kuri procyanidins zifasha mu gutwika cholesterol mbi, bityo bikaba byagabanya indwara zinyuranye z'umutima. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa The American Chemical Society bugaragaza ko mu kurinda kubyimbirwa no kwipfundika kw'amaraso, divayi itukura irusha ingufu aspirine isanzwe ikoreshwa mu gufasha ibingibi kuri izi ndwara, cyane cyane zo kwipfundika kw'amaraso. Ibi rero bikaba birwanya indwara z'umutima, indwara ziterwa n'izabukuru nko kwibagirwa, gususumira ndetse no kugaragara ko ushaje ku ruhu. Byose ikirahure kimwe cya divayi ku munsi cyagufasha kubirwanya. Kunywa divayi itukura kandi bifasha mu kurinda ingaruka ziterwa no kuzamuka kwa diyabete ndetse bikanarinda ingaruka zo kuba warwara umutima bivuye ku kurwara diyabete. Kuba muri divayi itukura dusangamo silicone bituma kuyinywa byongera mu magufa gukomera no kuremera ndetse bigatuma yuzura imyunyungugu ya nyayo. By'umwihariko kandi ku bagore bari mu gihe cyo gucura, kunywa divayi bibongerera phytoestrogens yongera ubuzima amagufa yabo ndetse nibabe bagikeneye guterwa imiti ya HRT. Iyi ikaba imiti isimbura imisemburo nyuma yo gucura. Muri divayi itukura dusangamo provinol, iyi ikaba izwiho kurwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso uterwa n'uko nitric oxide yakozwe nabi. Utubuye two mu mpyiko tuzwi nka calcul renal cyangwa se kidney stones hamwe n'utwo mu mwijima tuzwi nka gallstones ni tumwe mu bitera imikorere mibi y'impyiko n'umwijima. Ibi bikagira ingaruka mu mikorere mibi y'umubiri muri rusange. Kunywa divayi rero ku buryo budahagije ariko buhoraho bifasha mu kurwanya ibi byose. Ku bantu bagira ubwivumbure ku bintu binyuranye nk'ivumbi, umuyaga ndetse n'impumuro runaka, kunywa divayi bafasha kubirwanya. Kunywa divayi kandi itukura biri mu birinda indwara z'amenyo, by'umwihariko bikaba byarinda gucukuka. Uzasanga mu mavuta amwe n'amwe bandikaho ko harimo ibyakuwe mu mizabibu. Iyi ikaba ari nayo mpamvu divayi kuyinywa nabyo byo ubwabyo birwanya gukanyarara k'uruhu bituruka ku mirasire y'izuba. Uko twabivuze dutangira, kandi hariho amoko agera kuri abiri ya divayi: divayi y'umwimerere na divayi isanzwe ariyo iba yanyujijwe mu nganda. Divayi rero nziza turi kuvuga hano ni divayi y'umwimerere, iba yakozwe ikuwe mu mizabibu igatunganywa ku buryo butuma nta kindi cyakivangwamo. Akenshi mu kuyenga ntihakoreshwa ibikozwe mu byuma mu kurinda ko hari icyayivangwamo. Iyi divayi kandi itukura ikaba nziza kurenza divayi y'umweru kuko iy'umweru yo rwose ngo iba yanyuze mu ruganda. Kuri ubu hariho amoko agera bundi kuri 3 ya divayi twavuga ko ari ay'umwimerere. Bwa mbere hari iba yanditseho 100% organique nk'uko izina ribivuga. Iyi divayi iba yakozwe hakoreshejwe imizabibu 100% y'umwimerere, nta mafumbire mvaruganda n'imiti byakoreshejweho. Bwa kabiri ni yanditseho organique gusa. Iyi nayo bivuga ko byibuze 95% by'imizabibu yakoreshejwe ari umwimerere, uretse ko yo mu kubika hashyirwamo imiti cyane cyane ikozwe muri sulfur kugira ngo ibikike igihe kirekire. Bwa nyuma ni divayi iba yanditseho made from organic grapes, bivuze ko byibuze 70% by'ibiyigize nabyo ari umwimerere uhereye ku mizabibu yikoze. Muri make
Ibyo ni bimwe mu byiza bya divayi itukura. Nujya kugura uzarebe ko yakorewe mu Bufaransa cyangwa mu Butaliyani, kuko nibyo bihugu kugeza ubu byizewe ko divayi zihaturuka ziba zagenzuwe ko ibyanditseho inyuma bihuye n'ibirimo mo imbere. Gusa ibi ntabwo bisobanuye ko izindi divayi nazo zitaba ari umwimerere, cyane cyane zikomoka mu bice bigiye bitandukanye. Tubibutse ko ari ukutarenza akarahuri kamwe ku munsi, ndetse bikaba byiza nyuma y'ifunguro rya nimugoroba. Divayi rero ni ingenzi kandi yakurinda byinshi mu bibazo ushobora guhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Niba wakunze iyi video kanda like kandi ntiwibagirwe kuyisangiza inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye ibyiza bya divayi.